umukunzi wambwira ari boyfriend wawe cyangwa se n'umuntu utega kubana niki wamukorera gitandukanye kiri special wavuti ndashaka kukimukorera namubera undi muntu atigeze abona mu bandi bakobwa bose ubwo ugiye vuga ngo umukunzi waza yarabonye abakobwa benshi uzaza wiyongera kubura ngo benshi oya ni ngewe azareba nyine muri abakobwa bose yabonye abativisha kiza afite itandukanye n'abakobwa nabonye yego ikintu cya mbere namukorera namuryohereza cya kabiri nyine namwitaho nk'umugore kwa bivuze kumuryohereza no kumutekera no The Zoom TV 24 nizere ko abantu bameze neza mu bice bitandukanye. My name is Didas aka The Zoom TV 24 ndi kumwe n'abantu beza cyane ariko umukobwa ni mwiza cyane n'umusore ni bogari cyangwa umupapa yes nizere ko bimeze neza. Ndi kumwe na William KADU kwikiriza abandi kumwe n'umukobwa mwiza cyane Visha niko abantu tumuzi ngo afite n'andi mazina ngira ngo wenda banza twibwire neza no mu buryo bwa gihanzi no muhanzi abantu batamubona nk'umunyamideli. Karibu. Urakoze cyane. Amazina yanjye bwite ni Sylvie. Amazina y'abahanzi ni Visha Case uko mumenyereye umuhanzi wanyu. Okay. Ufite indirimbo zingahe? Ufite indirimbo nyinshi cyane zirenze 10 ariko video ni ebyiri ziri hanze ubu ngubu. Okay. Ari mvuze ko umukobwa mwiza nawe urabyemera? Cyane rwose ndi mwiza. Yes, I have to be proud myself. Uriya maraza kutubwira ni uri mwiza. Hanyuma uriya mukadu nawe turakwakiriye. Urakoze cyane Didas. Naje nakwivuga se. Wakwivuga se? Ekada. Benshi aha kuri Zoom maze imyaka y'impamaze ni myinshi. So hanyuma navuze ko nawe uri kumwe n'umukobwa mwiza. Nawe ni kubibona? Umuntu wese ureme misho y'Uwiteka bari mwiza. She's really beautiful. Yeah. Iki wamukunzeho cyane? Okay. Niki umukunzeho cyane kituma nkunda ko ari umuntu nkabundi cya kabiri no muhanzi kazi uri mu muziki we nahoze numva umuziki we mwiza aranacyasa neza. She's capable of everything so I can't explain a lot so okay. Look at her, the appearance can tell. Hanyuma akanika kanya ni abari one on one murahuye mwese murabastari umusari umwe uno mu mikino ndi no muri mu muziki ariko n'ubundi murabastari ndabizi abantu mwari murwaranye nimvuga ko mwari murwaranye hari umwe ibyo bibaza ku wundi akanya nakanya ngira ngo buri wese arakoresha mikoro ye umubaze ibyo wumva umwifuzaho wari ufite amatsiko yo kumumenyaho nawe rwose nta gahinge araguhanda bizi nawe aragira byisha kubaza akanya nakanya sinzi urabanza ngo ninde bajya bavuga ngo ladies first reka mureka banze twagiye. Urankunda? Icyo ni ikintu nasubije kare ndagukunda. Urakoze cyane. Yego. Jambo ni ryawe. Jambo ni ryanjye. Umwanya no wanjye jambo ndarihorana. Nawe urankunda? Cyane. Ugira umukunzi? Umukunzi namfite. Urifuza kumubona se? Cyane ndifuza kumubona. Uramutse ubonye umukunzi wamukoresha iki? Ikintu cya mbere namukorera na muhakeya nkamwitaho. Iyo uvuze keya no kwita ku muntu ni umukunzi ushaka no kugitaho gusa tu. Oya. Ibyo wamukorera ni iki? Ibyo namukorera. Cyane namukorera byinshi cyane. Urugero. Yego. Namuba hafi. Ahari hose ibyo dukora buri munsi namwitaho nyine mu buzima busanzwe. Tujya tubona abantu bafite kenshi amago bafite abakozi mu rugo gasa umukozi yita ku bana yita n'urugo rwego nawe ushaka kumwita umukunzi wambwira ari boyfriend wawe cyangwa se n'umuntu utega ku bana niki wamukorera gitandukanye kiri special wavuti ndashaka kukimukorera. Ikintu cya mbere namukorera namubera undi muntu atigeze abona mu bandi bakobwa bose kuko barabonye abakobwa benshi ariko none nka Visha Case yabona ari umuntu urenze abakobwa bose. Ubwo ugiye vuga ngo umukunzi waza yarabonye abakobwa benshi uzaza wiyongera kubura ngo benshi. Oya ni ngewe azareba nyine muri abakobwa bose yabonye abativisha kiza afite itandukanye n'abakobwa nabonye. Yego. Icyo kintu cyambye namukorera kuba attractive kuri ngewe. Niba ataribanga ni gake muri ibyo byo wamukorera katuma itandukanye yawe n'andi bakobwa tubwiramo nka tubiri wenda. Ikintu cya mbere namukorera namuryohereza cya kabiri nyine namwitaho nk'umugore kwa. Bivuze kumuryohereza no kumutekera no nyine kumuhakeya kumuba hafi sheri shushu wariye se nkamutera pasi nkareba ko kimwe cyose cyo gitonganye nyine surprise biraho ngaho nyine. Uba bafite amadohikiri n'abafunga kuza bugiye kugutera pasi.
of course nkamwitaho nkamenya icyo umugabo wanjye yariye yambaye byose. Okay, urakoze cyane. Urakoze cyane. Hari icyo wifuza kumbaza? Ese urubatse cyangwa uri ingaragu? Kubaka ntago ndi umwubatse ariko ndubatse urugo. Uri umugore ufite umugore? Je ndi umupapa afite umugore n'abana. Wow, afite cyane. Gusa nahaze numva impamvu nakubazaga biriya bintu nashaka kumva akantu nibura gatuma mu byo wenda kaba gahura n'ibyo nanjye nakundaga kera mbere yuko mba umupapa, nibura ibyo navuga umukobwa runaka nanjye ntakunda kuba yujuje ibingibi. So ni impamvu nakubazaga cyane nshaka kugira ngo numve nawe ariko kuko nibura muri uwo murongo mu byo nakunze njya gushaka umugore wanjye. Urugero nk'iki? Ntibyose uvuze. Gusa wanjye ntateri pasi. Yego. Hari ikindi mbaza ikindi tugira kuko n'abantu bashaka kumenya byinshi kuri wowe kuri njyewe wowe tukatubwira ukambwira uti kwambaza kuko ngiye nk'uyu munsi yakwa. Se mu buzima bwawe ukunda iki? Urugero navuga ngo ukunda iki nyine mu buzima busanzwe bwawe bwa buri munsi ukunda iki? Ese wanga iki? Nkunda abantu, nkunda ariko bijyanye no kubana, nkunda gusohoka, nkunda adventure, kubana twatembera tukajya niba tuwe ni canopy walk, niba tugiye kukagira, niba tugiye Inyungwe, so nkunda gutembera mu buzima busanzwe. Yego. Nziza cyane. Ese abatembera n'abantu n'abakobwa b'inzobe ntabwo nkunda kubika. Ubwo ni umukobwa ari hanze yuva kari igikara yitere mu korogo neza cyane. Ese mu buzima bwawe niki gishaka kuba cyarakubabaje ndashaka kwibagirwa guhera uyu munsi? Mu buzima bwanjye ikintu cyambabaje kurusha ibindi bimbaza ibintu byinshi ariko ndabona ni icyambabaje cyane. Ikintu cyambabaje arya bonekana kandi banze ndebe nyibutsa mu kimwe. Wenda urugero nakubaza nk'ikintu wenda ukawaranye ku buriri cyangwa barakubitaga ese cyangwa nyine muri byo nangaga ko ukubwa cyane ku buryo nabyo naraga ntoze twe turabana batakuriye wenda mu mujyi twakuriye mu cyaro nangaga koga narantoza rukuntu ibirenge byasaga nawe mu gitondo nkabyuka nkiruka nka mu byatsi kugira ngo nibura hagira ibivovo niba nambura mvutse umuntu yahoze cyangwa nihoze wabuvugana ko hari ikintu cyahindutse ku birenge of course so nanga gukora mu mazi rwose n'ibintu byangwaga nabi. Okay, nanjye wambaza wabyo wangaga byinshi nabize wanga kubyuka muri internet kujya kwiga nabeshya biragaragara. Ikindi wanga kurya kawunga cyane rwose. Ase mbwira ni ryari wenda abantu bashaka kuba kubona uyu munsi barakuzi ni ryari watangiye kujya mu rukundo? Wari ufite imyaka ingahe? Nitangiye kujya mu rukundo nari mfite nk'imyaka 20 nubwo natangiye kujya mu rukundo. Yego. Nyuma y'imyaka 20 watangiye kujya mu rukundo umaze imyaka ingahe mu rukundo? Mazemo nk'imyaka nk'itatu. Boyfriend wawe n'umubona uzamubwira ko ni iki wenda cyakubaje ko atari wabonye mbere y'abasore umaze kubona ubu? So ubu navuga ngo nta boyfriend mfite. Yego. Ariko nyine nigeze ariko mu rukundo umaze imyaka 3. Ariko ubu nta ufite? Ariko ubu ntawe mfite. Yego. Kuri mu rukundo n'uwiteka? Oya ndarutegereje. Yego. Uramutegereje? Yarunegereje. Yego. Wenda tunihuta ngiye kugira ngo n'abantu ni iki wifuza ni umuhungu cyo wifuza ukavuga uti noneho wenda tujya dusenga ukavuga uti mana uzamu umugabo umeze gutya uzamu umugore umeze gutya ni iki wifuza nibura ibintu bitatu kuri kumva ko umuhungu muzakundana. Yego. Ibintu bitatu nibura by'ingenzi niwe byarenga ariko bitatu by'ingenzi. Urakoze cyane. Nge ikintu mva ku muhungu nzakunda ubugeza abameze wa muhungu uzamba hafi. Ujya kubona nk'umuntu bamwita nka Tito nk'izina nka Tito ari boyfriend mwamwemera? Yego nago namwemera. Yego. Yego. Noneho umuhungu nshaka ko azaza nyine amahake akamamaga mitondo saa 9 nimugura kama se baby wariye se wa muhungu uzamenya ubuzima bwanjye bwa buri munsi. Wa muhungu atazasiba kumamagara rimwe cyangwa kabiri. Yego. Kindi navuga ku muhungu nshaka ni umuhungu
okay navuga ngo ukize cyane ho ya uko yameze kose akafite urukundo nge namukunda pe nta kibazo ariko hari ikintu kimwe muri iyi minsi we nashaka ngufashe nibyo hari ikintu kijyanye urukundo hari ikintu kijyanye amafaranga yoboye isi uyu munsi wa none uyu muhungu aramutse aje akakugira ariko adafite amafaranga afite urukundo ariko nta mafaranga ntujye kumwanga ibintu nibishakwa ariko kuko nawe ukeneye kugira ngo ubeho neza umuhungu wamwemera cyane rwose namwemera kuko buriya rega ntabwo urukundo ari amafaranga urukundo ni igihe ukunda umuntu ukamukundira uko ari ariko hari ibintu bituma urukundo ruba nyarwo icyo bita true love neza wenda kuri uyu munsi hari ibyo ukeneye ku makeup kesa nk'uko ubu ngubu ukeneye ka lipstick ukeneye kwambara neza gusa neza dore isaha wambaye ariko uramubonye aje gusura ukeneye agaparfum gusa neza nk'ikinyejana tugezemo tuve mu bya kera by'umuntu ngo aje gusura akaza n'amaguru akava akajya za rwendere repfiri uyu munsi wowe icyo wumva umuhungu wawe araje ntacyo afite ariko arabwo ati ndagukunda ese umenye gute ko gukunda umuhungu wundi ese aramutse adafite amafaranga nkabana muri relationship cyangwa ukavuga mubane nk'umugabo n'umugabo kuko n'isi ikeneye ibintu kuko kera ntabwo akibamo bya bintu nk'amasamu burazo hingi oya no gukodesha no kurya waguze ikintu cyose nta mafaranga muri Kigali yego ikintu urakoze ikintu numva ngewe namukundira ntago namukunda kuko afite amafaranga cyangwa ndafite amafaranga ngewe yaba adafite amafaranga namukunda akaza akambwira ati visha ndagukunda nge namukunda kuko mba nzi yuko amafaranga tuzayashaka kandi amafaranga nibishaka sibese tuzahuriza hamwe twese tureke duteza imbere ya makeup ikibiki ibintu byiza kuri ngewe icyo gihe nzabibona ariko nanjye ntabwo nzavuga ati nzabibona wenda mbitekereze kuri we nicyo gihe nzakora kubwo nanjye ikintu cyose nzakira rega ntitugashingire ku bagabo kuko niyo umugabo kubonye uko rusa neza aragukunda agashaka wa mugore urwo wicaye mu rugo biki yego nyine muhurire mu rugo mwese muvuye ku kazi muvuye guhiga amafaranga ariko hazanamo kandi kantu umuhungu wagukunze usa neza kubona urasa neza nta ruhare bigizemo bigaragara gute iyo shusho umuntu akubonye akabona asa neza imisatsi iragwiriya ariko nta ruhare bigizemo nta 1010 yashyizeho na 20 na 50 yaguhaye ugira ngo abyumva gute ko nabafite umusheni mwiza nta ruhare mufiteho icyo gihe yabibonye gutyo nawe adatinya mukunda agira akantu k'ubwo basinza ndakunda umukobwa anusha amafaranga arasa neza sindamuheraye yego nyine wowe ushaka kutaba umukunda urugero nk'ubu aje akamwativisha ndagukunda ariko mu by'ukuri ndakubwiza ukuri ko urukundo rugenda ruza buhoro buhoro uko umwegeye niko rugenda ruza ese ikindi kibazo nakwibariza wakunda umuhungu umustar cyangwa se ushobora kuba uri umustar urimo urazamuka uhuye nk'umusore nka Lil Park wenda wajya mu rukundo nawe cyangwa yewe cyambere nakubwiza kuri pe sinakunda umuhungu w'umustar kuko abo ngo ba star baravuna pe kugira ngo yumve ko ari wa umukunda gusa biba ntago byumva urumva ikintu cyambere navuga ngo umuhungu w'umustar ahura n'abakobwa benshi ntago ari we wenyine afite ubwo bigaragara urafuha cyane ndafuha ariko sundi urumva umugabo w'umustar agenda ahura n'umukobwa hanze azamubwiriza azamazina nanjye rambajije izina ariko nazamubaza izina sibese azamubazina nkuko ari imbajije niba umuhungu w'umustar ntako bisa no gushaka umustar biba byiza ushatse umuhungu utari umustar yego nyine ashaka yari umustar akabivamo wenda ubona ko byashize muri we yahindutse yego ikindi ukibona boyfriend wa mbere n'iki mwakoze uyu munsi ukaba uregereta cyangwa se wicuza ikintu cya mbere boyfriend wanjye namukunde nkandi kurobrete ikintu cya mbere namukunde ko yari boxer nawe ibyo mwakoze simvuga icyo yakoraga icyo mwakoze we hagati yawe nawe kumva uyu munsi ukicuza atigira ibanga ibi ni ibintu tugomba ntago ibanga seri ibanga ibi ni ibintu byarabaye ku muntu wambaje kumbaza ikintu cyambaje mu buzima nta kigusho ibi ntago ari bari bavuga ngo umugore cyangwa umukobwa afite kubika ibanga y'umukunzi we nafite kumushyira oya ntago ari kumushyira turavuga icyabaye hagati cyo mwakoze gateye nabo munsi ukabucicuza ukabuta kintu watse tukakigira ibanga wenda ndikubwira uraza kukubwira yego ngira ngo ikindi ngira ngo nko minota mike niba ari ikindi kuko amasaha hari ikindi ukeneye kumenya wenda ariko se urugero nakubaza uramutse ukunze abakobwa batatu cyarimwe ni gute wa managinga yego
wa managinga gute batatu icyarimwe batatu icyarimwe ubundi ukakunda bose utazi ko tuvuge nk'abari abakobwa babiri nawe muri batatu nk'abakunda n'abamanaginga gute batumanaginga gute none se ubu nabakunda gute ntari bamanaginga oya ntabwo nyubushibazo turi abakobwa batatu erega niyo natari hamwe kubakunda ntekereza cyambere mwese ntago mukunda kimwe ikindi nareba icyo buri muntu akunda akaba icyo ngendana nawe ikindi si ubwa mbere abagabo tubaho umugabo ashobora gukunda cyane cyane nk'abayisilamu idini y'abayisilamu ntabwo gushaka abagore barenze umwe ugasanga afite bane na Qur'an irabyemera icyo gihe urabamanaginga ikintu cya mbere ni ukuba wishoboye uzabatunga uzaba icyo bakeneye ikindi ukabaha urukundo ruza mbere y'ibintu byose ariko bose ntabwo bakunda kimwe hari bakunda cyane kurusha abandi none se nanjye abravuga ikibazo gishobora gusubiza ikindi muri abana bangahe muri gwanyu turi abana batatu mama wanyu cyangwa papa wanyu bakunda kimwe mwese ntabwo dukunda kimwe none se ngiye abagore nabakunda kimwe gute witwara neza none nakunda kurusha undi wakwitwara neza erega hariya ni kuri tere ni wowe ugomba kwigaragaza ko cyatuma umugabo agukunda cyane n'ibyo wakora bituma umugabo agukunda cyane ntabwo wajya ngo umugabo arankunda cyane uruhare rwawe kugira ngo ukundwe cyane ni uruhe uruhare rwanjye kugira ngo nkundwe cyane nawe ugomba kuba nibura hari icyo ugaragaza kugira ngo nanjye nushe nkwiyumvemo kurusha bariya babiri basigaye ikintu cya mbere ni competition ugomba kwigaragaza ikintu cya mbere ni uko mbana byutse kandi njye wa mbere ngo hamagara se baby wariye wafashe breakfast we nanje gusura iwawe nkusasire nkutekere ikintu cyose kiri clear urumva nyine urimo ndabyitwaramo neza ntabwo nakwanga iyo message yihereza abandi bantu mesere imyenda yankirari usanga ikintu cyose kiri ubwo Kadogo yakwirukaho abura akazi nawe ntabwo wanyanga Kadogo abura akazi twamwirukana tukabyikorera n'abandi birushije abandi icyo nicyo barushije abandi hari abandi baba binzara zabo akavuga ati ntabwo ari arabikora aramexa boxer ariko ngiye kimwe cyose nabameze mvuga ngo kiri clear yego wenda ngenda nifite akandi kabazo kamatse kuri umuhanzi katugaruka no mu buzima bwa gihanzi ufite indirimbo zingahe cyangwa se ugitangira nabonye indirimbo yawe challenge wahuye nayo ya mbere mu muziki ugiye kuri codinga muri studio runaka ikibazo cya mbere gikomeye cyakugoreye wahuye nacyo n'ikihe navuga wenda ikibazo nahuye nacyo muri music nkitangira kuri codinga nuko nyine habagamo imvune cyane wenda cyo narigaga ariko kubona amafaranga bitanyoroheye nimba nizo cyane nagiye mpura nazo kutabona amafaranga ndi icyasimburaga amafaranga ni iki kugira ngo indirimbo ikorwe cyasimburaga amafaranga no yabona umunyeshuri nta mafaranga ufite ariko nanone ukiye ku indirimbo yawe yasohoka kuba udafite amafaranga uri umunyeshuri kugira ngo indirimbo ujye kuri coding indirimbo yawe bini cyasimburaga amafaranga navuga ngo producer ambwiye ati vishati ngenda gufasha niba udafite amafaranga value coding as long as bikunze ngenda gufasha urimba nta kibazo kandi nubona amafaranga wenda utangiye gukora ayo mafaranga uzayazane igihe cyose uzabishakira yaranyize pe arambwa ati va utangira coding ari ikibazo kimwe wenda watubwira muri rusange byo bavuga ko abahanzi kazi cyangwa se muziki nyarwanda muri no industry yanyu abari cyangwa se abakobwa bahura n'ikibazo cyuko basabwa ikiguzi runaka kitari amafaranga ahubwo imibonano mpuzabitsina n'abaproducer kugira ngo indirimbo yawe ikore neza niba ari amashusho n'ari kuri codinga muri icyo kibazo wowe biravugwa wigeze uhura nacyo mu buzima gutangira kariyeri yawe muzi cyangwa we ntibirakubaho mu by'ukuri ntago birambaho kubera ko birabiterwa n'ukuntu umuntu yirega muri society yitwaye cyangwa no kuri mubi ntango ndi mubi so ndi umukobwa mubi bakwangiye ikizi use nane kweli ndi umukobwa mwiza no kubyo navuga ati wenda urugero naguha nka producer araza kuvuga ati fisha ati nagufasha iki mu by'ukuri ntabwo atako mu by'ukuri ngiye nkunda music ati cyo muri wamfasha nuko wamfasha music nkekora neza ukajyuma ideas yuko nshaka kwitwara ariko wenda navuga ati nk'icyo bibazo warumbajije ngo ni na producer na manager wa mbere muri rusange ni producer akaba na manager wawe ujana ga producer akaba na manager wawe ujana ese ufite producer umwe ikorera hamwe se barahari ufite managers manager ntabwo ndabona neza ariko nakubera managers ntabwo nabyanga nzamanaging iki of course uzamanaging ibihangano byanjye ushyiramo amafaranga yego nasuzaza n'ibihangano gusa nyiri ubwita adahari ujyana kuko no uzashyiramo akantu
ube wanteza imbere nanjye kugira ngo ngire aho ngera nyine guteza imbere ndabyumva nzaguteza imbere udani n'ibihangano byawe cyangwa niba n'ibihangano byawe njyewe n'ibihangano byawe okay ubwo rero no kuzashaka adresse yanjye ubundi tukaganira cyane rwose nta kibazo akanyuma dusoza hari icyo wumva kanyuma kagakeregeje ufite tukigenda ukambaza cyangwa njye nkakubaze ko njye murana ibibazo mbaze nta kibazo nkubaze yego oya nkubaze nta kibazo kandi gihari ngiye kukibaza okay ninde utangira umuziki wawe nibyo role model wawe umuziki local international Shiba Kalungi all from Uganda indirimbo ye wakunze cyane bayita The Way kapela gatoya twagiye kapela I love you when I tell you auntie mama if I fall in love with you when I tell you and sister if I love you when I tell you auntie mama if I fall in love with you now I gambocha cause I love the way you're smiling I love the way you're working I love the way you're talking cause I love to hold your body Thank you. Yeah, thank you so much. Yeah, that's really beautiful. Thank you so much. International. We are beyond the borders. Tujya hakurya y'amazi. Role model wa ninduriyo. Role model wanje bamwita Alicia Keys. Sikusi binanga. Nabonaga no kunyene nje nahise mbona ukiza narinzi ngo Alicia Keys. Ariko gusa no gukunda biratandukanye. Wamukunze ko musa cyangwa ku bihangano bye. Ikintu cyambere namukundiye kuri Alicia Keys. Cyambere cyo yambara neza kandi ikindi cyambere arirekura muri film. Kugiye kwiyambura uranye ngo yambara neza. Oya, babu ari so ari fit cool arirekura. Nta bintu byo kwikomeza. So nicyo wamukundiye. Icyo namukundiye. Ku muziki we ikintu namukundiye nuko music ye arayi professional kone unakoye hari ukuntu abimanaging ongera wenda ari cyo wabwira wenda abafana bawe hanze ahangaha dusoza bakunda umuziki wawe cyaba cyo ukeneye ko bagufasha bari hanze ni benshi nicyo wabasaba wenda cyo wababwira tunasoza. Murakoze cyane ikintu numva nabwira abafanzi banje badukurikiye kuri Zoom TV 24 nuko nabasaba kuba banshyigikira mu bihangano byanjye muri bakanshyigikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye nkoresha kuri YouTube, kuri Instagram. YouTube nkoresha Visha Keys, Instagram Visha Keys, Facebook Visha Keys. Saba ko mwanshyigikira mugashyigikira Visha Keys wanyu mukunda cyane kandi hanjye aribyo nshaka kuzabereka nyuma yaho hari byo mbafite byinshi kurusha aho ngaho n'umuntu neza imbere mukanshyigikira hari byinshi nzabategura byiza cyane kandi ndabakunda cyane. Thank you very much. Ciao ngira ngo tugana ku musoza ruvuze ariko abandi bakibona kuvuga ati Alicia Keys tubonye mu Rwanda tukumvisha abo bakunze Shiba Kalungi East Africano Alicia Keys muri Leta Zunze za Amerika hano mu Rwanda hano tukatugenda na kari gasigaye kamwe hano mu Rwanda ninde muntu umvuga ukavuga uti umuntu cyangwa se mu bahanzi nyarwanda barahanga kuva aho ugeze ninde waje kagufasha kabakurya cyangwa se ninde wagufashije kubona ibura hari mu buryo bw'igitekerezo mu buryo bw'amafaranga mu buryo bya byose hari cyangwa ntawe barahari nanga ari ngombwa ko kubwiye ariko nyine abadisikura batanga amafaranga barahari abahanzi hano bana navuga mu bahanzi b'abanyarwanda hano ninde Pasi yego Oda Pasi niyo navuga ati umuntu wa mbere twahuye arambwira ati courage icyo genda namubwira ati hari video ngiye gukora ya never give up ariko nta mafaranga mfitagije arambwira ati Visha reka wenda ngufashe ngo eho make ndabyuka amayeri mbari 95 gutyo ya 95. Okay Visha never give up njye nawe your friends tuzonya tujoiningana okay hanyuma tubashimire cyane Alicia wa KADU ndetse na Visha kwa mutumire bwacu kandi twizere ko n'undi munsi tuzaba murakoze cyane Urakoze cyane ukomeze bakurikire Alicia wa KADU kuri Instagram Prince William KADU that's my Instagram kuri Twitter yanjye nitwa kwikiriza William Facebook ni Prince William KADU
so izo ni platform zanjye ushaka kunkurikira ariko hano mugenzi wanjye witari Ripaka buriya ndaza kubwira byinshi kuri ibyo tuba off mic ari ibintu ushaka kuva kuri Ripaka. Visha yazivuze. Yeah, Visha Case kuri Instagram, Visha Case kuri YouTube na Facebook, Visha Case. Big up yourself, big up for everyone. Thank you guys. We love you, take care. I love you so much. Nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.